Izina Claude. Claude ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ucumbagira. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu gice twahariwe ubusobanuro bw'amazina, aho tugiye kwibanda ku izina Claude uyu munsi. Mboneraho no kwibutsa kandi bamwe bagiye badusaba amazina, niba ubona izina ryawe ritaragerwaho, ndakomeza ko kwihanganisha kuko dufite urutonde runini rw'amazina tugenda dusobanura, ubwo iryo rishobora kuba ritaragerwaho, ariko igihe icyo ari cyo cyose ushobora kumva turigezeho. Niba kandi nawe ufite izina wifuza ko tugusobanurira, ndakwibutsa ko ubyandika muri komenti ukaridusaba, ariko mbere y'uko urisaba uzajya ubanza ugenzure mu mazina twakoze niba ritarimo. Reka tureke gutinda tugaruke ku izina Claude, aho tugiye gusobanura izina Claude, ariko nanone tukari buze kugaruka kuri Jean Claude. Hari abitwa ba Claude ryonyine, hakaba n'abitwa ba Jean Claude. Aya akaba ari amazina abiri afatanye. Twabuze ubusobanuro bw'ayo mazina abiri afatanye ari ryo Jean Claude, niyo mpamvu turaza kubabwira izina Claude, nyuma yo tukaribasobanura izina Jean naryo riri ukwaryo. Nongeye mpaye ikaze by'umwihariko abitwa ba Claude ndetse n'abitwa ba Jean Claude, aho tugiye kumva ibibaranga nyuma yo kumva icyo risobanura. Nk'uko twabivuze tugitangira, izina Claude ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ucumbagira. Hari byinshi biranga abantu bafite izina Claude, aho icya mbere bakunze kurangwa nacyo ari uko bakunze kurangwa no kwigenga. Hari abantu mu buzima bwabo usanga bashaka kwigenga, babandi ubwira ikintu bakora bakumva ko batagikora uko ukibabwiye, ahubwo bakumva ko bakora bo icyo umutima wabo bategeka. Ikindi, abantu bakunze kwigenga ni babandi usanga nyine ibyo bashaka gukora bikora uko babishaka mu buryo bwabo, bakumva ko nta tegeko bashaka riturutse ku bandi. Icyo ni kimwe mu biranga ba Claude, ariko kandi si cyo cyonyine, ahubwo hari ibindi bibaranga aribyo tugiye gukomeza tureba. Ba Claude ni abantu bahora ntibakwe, babandi biyemeza gukora ikintu maze ntibapfe gucika intege. Hari umuntu utekereza kugira ikintu akora, ariko yatangira kubona zimwe mu mpamvu zimwereka ko icyo kintu atazakigeraho, ugasanga atangiye gucika intege. Uyu rero si we Claude, ahubwo Claude ni wa muntu uhora ntibakwe, ku buryo icyo yiyemeje kugeraho akora ibishoboka byose kugira ngo abashe kukigeraho, kuko atajya acika intege. Ikindi kiranga ba Claude ni uko babasha kuyobora kandi bakaba bizerwa. Hari abantu usanga batari abizerwa, kandi hakaba n'abandi bantu bahabwa inshingano zo kuyobora ariko bakabikora uko bidakwiye. Ibyo byose ni ibiranga abantu bafite izina Claude, ariko nk'uko twabibabwiye turabasobanurira n'izina Jean, kubera ko hari abitwa ba Jean Claude, ariko twabuze izina Jean Claude rifatanye, niyo mpamvu twahisemo gusobanurira rimwe ku rindi. Tumaze kubasobanurira izina Claude no kubabwira ibiranga ba Claude, tugiye kwibanda rero ku izina Jean, aho izina Jean ari izina nanone rihabwa umwana w'umuhungu, rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura Imana igira impuhwe. Ubwo niba witwa Jean Claude ushobora kumva ibyo twavuze kuri Claude, ariko nanone ugatega amatwi ibyo twavuze kuri Jean, hanyuma ukaribuze kubihuza ukumva niba koko byose bikuranga. Bimwe mu biranga ba Jean ni uko bakunze kurangwa no kumenyera vuba, aho dusanga ko hari ahantu umuntu agira cyangwa se hari ibyo umuntu ari gukora ugasanga kubimenyera byaragoranye. Gusa ba Jean bo bakunze no kurangwa no kumenyera vuba. Ikindi kibaranga kandi barakora cyane kurusha kuvuga. Hari abantu bagera mu kazi cyangwa se baba biyemeje gukora ikintu runaka, ugasanga barahora bakivugavuga, ariko kukibona bagikoze bikaba ibibazo, cyangwa se niba babona babikoze. Aba rero bitwa ba Jean usanga bakora cyane kurusha kuvuga. Ikindi kiranga ba Jean ni uko bagira umutima w'impuhwe. Twavuze ko izina ryabo risobanura Imana igira impuhwe, ariko kandi nabo iyo bagarutseho usanga ari abantu bagira impuhwe. Ba Jean bazi gutanga amakuru kandi bagaragaza amarangamutima yabo. Ibyo byose ni ibiranga ba Jean, ariko nk'uko twabibabwiye mbere, Jean twarivuze ukwaryo na Claude turivuga ukwaryo. Ubwo niba witwa Jean Claude, uraza kuri bufate amazina yombi yahuze, urebe ko ibyo twavuze byose bikuranga. Niba witwa Claude gusa kandi, uraza kuri bwumva ibyo twavuze kuri Claude, nawe wumve niba bikuranga. Uyu munsi naha dusoresha igice cyacu twahariwe ubusobanuro bw'amazina, aho twari kubasobanurira izina Claude ndetse tukabasobanurira n'izina Jean ku bantu bitwa ba Jean Claude, kugira ngo nabo babashe kwiyumva. Niba hari uwitwa Claude,
akaba ari uwitwa Jean Claude wadukurikiye muri iyi video. Ushobora kutubwira muri comment niba koko ibyo twavuze bikuranga. Niba kandi utitwa Claude ariko ukaba wumvishe iri zina twasobanuye, nawe ushobora kurisangiza inshuti cyangwa se umunyamuryango wawe witwa Claude kugira ngo abashe kumenya icyo izina rye risobanuye. Ushobora kuba udafite iyo nshuti, ushobora kuba utitwa Claude ariko nawe ukaba wumvishe iri zina ukaba warikunda ku buryo ushobora kuzarigitana umwana wawe. Reka dushimire buri umwe wese ubanye natwe muri iki gice twari ibisobanuro bw'amazina, tunabashishikariza kutazacikwa n'izina tuzabasobanurira ubutaha. Njye mwumvaga kuri mikoro nk'ibisanzwe ndi Isingizwe Edith, twari kuri Mi Media Empire. Mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.